muraho nshuti zacu namwe abakunda gukurikirana ibiganiro byacu bizwi cyane ku muti w'inyatsi. Uyu munsi rero turashaka kugaruka ku kiganiro cyacu cyakwitwa ikiganiro cya kane, kuko mu bihe bitambutse mwagiye mubona ikiganiro igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu. Uyu munsi turarebera hamwe ku gice cya kane mu bice bigize umuti w'inyatsi. Mureke rero tubanze dusenga Imana kuko niyo itubashisha byose kandi ikaduha kugira ngo ibyo dukora n'ibi biganiro tuganira bifashe imitima yacu no kugubwa neza kandi tubibonemo igisubizo. Mwami Imana yacu, twongeye kugushima kubera ko uri umujyanama wacu kandi w'ukuri mu bihe byacu byose no mu byo dukora byose. Ni wowe dukesha byose, niyo mpamvu ibi tugiye kuganiraho. Iki kiganiro ni umuti w'inyatsi. Turasabye rero kugira ngo uyu muti tuganiraho uba umuti w'abantu benshi bafite icyo kibazo cy'inyatsi, kugira ngo imitima yabo yongere ibone ihumure kandi bagubwe neza, babone ibisubizo muri wowe kuko ni wowe ushobora byose. Turagushimye rero kuko ibi tuganira ubitegura nk'Imana kandi ukazabisohoza nk'Imana ishobora byose, bikabasha kuba umuti, bikabasha kugirira umumaro benshi baduteze amatwi. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze, amen. Duhere ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu bice 40. Turarebera hamwe umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ijwi ry'urangurura, nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Abantu bakeneye ihumure mu gihe cya none, kubera ko abantu bafite ikibazo gikomeye muri iki gihe cya none, kigaragara yuko imikorere iri kunanirana kandi bakabona yuko bakeneye kubona intsinzi. Nta handi twabonera intsinzi rero uretse mu ijambo ry'Imana, uretse ku Mana, niyo yonyine ishobora byose. Kongere turebere hamwe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 21. Duhere ku murongo wa 6 dukomeze tugeze ku murongo wa 14. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, bakurura urushundura ruri mu ifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokeje ho n'umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato, akururira urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153. Ariko nubwo zari nyinshi zityo, urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati, nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza ati, urinde, kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu araza, yenda umutsima, arawubaha, n'ifi nazo azigenza atyo. Ubwo ni ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Haleluya! Icyo nkundira Imana, ntabwo ijya kure y'umuntu nubwo yaba ari mu bibazo. Simoni Petero na bagenzi be bari mu bibazo kandi byaragaragaraga, byarumvikanaga. Ubwo Yesu yaramaze kuzuka, atakiri kumwe nabo, bagize ibitekerezo byinshi ndetse bibaza ibibazo, babura igisubizo, kuko Yesu wabahamagaye, Yesu wabavanye mu mirimo bakoraga, abizeza ko bagomba kugendana, yaramaze gupfa. Nubwo yaramaze kuzuka ariko ntabwo yarakiri kumwe nabo. Noneho batangira kwibaza bati, tuzabaho gute? Bamaze kwibaza ibyo kubaho, babona birabagoye. Noneho umwe muri bo, Simoni Petero, niwe wavuze ati, jyewe nisubiriye kuroba. Amaze kubaha igitekerezo cyangwa icyifuzo afite, baravuga bati, natwe turajyana. Barajyana kuko inshundura zabo bari bazi aho bazisize. Abantu benshi baba bibuka imikorere bahozemo, ariko dukwiriye gusobanukirwa neza, ese imikorere yacu muri iki gihe cya none no mu gihe cyashize birahura? Ese imikorere ya mbere n'iy'ubu birajyanye? Shaka kukumvisha cyangwa kugusobanurira ko imikorere yacu ikwiye kujyana n'igihe tugezemo.
noneho Simoni Petero baragenda bararoba, bahera ku mugoroba bageza mu gitondo. Ijambo ry'Imana ritweretse ko bakesheje ijoro nta kintu bafashe, kuko Yesu yabasanze ari mu museke. Noneho Yesu abagezeho arababaza ngo mbese bana banjye mufite icyo kurya? Baramubwira bati ntacyo, kubera ko twaraye turoba kandi twakesheje ijoro ntacyo turafata. Simoni Petero na bagenzi be, amateka atwereka ko Simoni Petero na mbere y'uko Yesu amuhamagara, aho bari batuye umuryango we wose wari ufite ubukire, bari bafite ubukungu ariko bakomora ku burobyi, bishaka kwerekana ko Simoni Petero yari umuhanga mu burobyi. Uyu munsi wa none dukunze guhura n'ikibazo cy'inyatsi. Abantu benshi bafite ikibazo cy'inyatsi muri iki gihe, ariko nk'uko Simoni Petero yari amaze kubona ko imikorere inaniranye agasubira kuroba, yagiye kuroba mu buryo butakigezweho. Yaherukaga kuroba Yesu ataramuhamagara. Bishaka kuvuga ko imirobere cyangwa imikorere ye yari iri mu buryo bwa analogue, ntago yari azi ko byageze muri digitale. Dukwiye kumenya neza igihe turimo, imikorere yacu tukayihuza n'igihe tugezemo, tukareka gukora mu buryo butakijyanye n'igihe. Hanyuma rero bagiye kuroba, baroba muri bwa buryo bwa kera, ntiyamenya ko hari uburyo bwahindutse bwo kuroba. Ariko Imana ishimwe kuko Yesu yarongeye aramwiyereka. Ijambo ryatubwiye ngo ni ubwa gatatu Yesu yiyereka abigishwa be mu gihe yari amaze kuzuka. Ageze aho abigishwa be bari, bamubwiye ko bafite inyatsi mu mirobere yabo. Rega iyo yari inyatsi, none se ntibari bakoze bikananirana nk'uko nawe uyu munsi uri gukora bikananirana? Ariko inama nziza ya Yesu barayumvise. Yesu arababwira ngo nimuhindure uburyo, muvane muri analogue mushyire muri digitali, vana ibumoso. Biragoye kugira ngo umuntu w'umunyabwenge kandi w'umuhanga mu byo akora nka Petero wabivukiyemo, Simoni Petero, kandi akabigiramo n'ubushobozi ndetse n'ubukungu bukomeye, umubwire ko ari gukora mu buryo butari bwo. Biragoye kubyumva cyangwa se biranagoye kubimubwira, ariko Yesu yaramubwiye ngo vana mu bumoso, vana mu buryo butari bwo, ushyira iburyo, shyira mu gihe kijyanye n'igihe, shyira muri digitale, uve muri analogue. Bashyize urushundura mu buryo. Uburyo ni ukuvuga ikintu kijyanye n'uko cyakagombye gukorwa, kuko hari umuntu ukora ikintu mu buryo butari bukiri ubwacyo, ari cyo gihe tubona bwa analogue na digitale. Nicyo gihe rero Yesu yaramubwiye ngo shyira iburyo. Bagishyira iburyo, bakimara gushyira mu buryo, gushyira mu cyerekezo cy'igihe, basanga ibintu bimeze neza. Ijambo ryatubwiye ngo urushundura ntibaba bakibasha kurukura, babona ifi kandi nyinshi. Hanyuma Simoni Petero, bagenzi be, ngo wa mwigishwa Yesu yakundaga niwe wamubwiye ati uzi ko ari umwami Yesu. Akibibona we ngo ahita akenyera, kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Asanga Yesu ntago yitaye kubw'ubwato, ahubwo kuko yari azi ko ari Yesu yaciye mu nyanja. Haleluya! Ijambo ritwereka neza ko yagenze ku nyanja n'amaguru, kuko yari amaze kugira kwizera ko guhindura icyerekezo. Nagira ngo nkubwire ngo iyo uhinduye icyerekezo, ibintu bigenda neza cyane, kubera ko uba ushyize mu buryo burijyana. Iyo ushyize ikintu mu buryo bigenda neza. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none nkunze kugira inama abantu mbabwira ngo hari ingero zifatika nyinshi kandi zigaragara, zijyanye n'uko abantu benshi bafite inyatsi. Abantu bafite inyatsi bari kugisha inama, ariko ndi kubabwira ngo dore uko ibintu bikwiriye kugenda. Mfite urugero rw'uko mu gihe cyatambutse muri za 60, muri za 70, habagaho uturadiyo twitaga Mera. Bukeye muri za 70 na kangahe, za 80, hazaho uburyo bwa FM, baduha iminara. Tumaze kubona iminara, noneho tukajya dukoresha radiyo twitaga za FM. Icyo gihe wasangaga akantu kose umuntu akoze avuga ngo harimo FM. Bivuge ngo icyo gihe nabyo, kubera ko igihe cyari cyahindutse, byari byagenze neza, umuntu akantu kose yarakoraga bigacamo akavuga ati erega ntabwo byabora gukunda, harimo FM ahantu hose. No muri resitora ugasanga bati harimo FM. Ibintu bimeze neza. Noneho ibyo nabyo bita hazi ikindi cyerekezo, hazaho amakasete, tukajya dukoresha za kasete, tugafata amajwi. Habagaho n'utundi tuntu bita za gasitofone. Ibyo bizana n'icyerekezo cy'igihe. Uyu munsi wa none abantu bakwiye gusobanukirwa igihe n'impinduka z'ibihe, ukemera kugendana n'igihe ugezemo,
ukuri dusoheyemo tukaba ariko dukurikiza. Ni naho bigorana. Ubwo nyuma y'amakasete hajeho za televiziyo nazo mu minsi mike twabonye ubundi buryo bwitwa digitali, ndetse busakaza amashusho n'amajwi mu buryo buzima. Bihita habaho impinduka kandi tubona bigenze neza, tuva muri analogue tujya muri digitali. Hariho uburyo bw'iterambere, ikoranabuhanga. Tugomba gukora ibintu mu buryo bwa kinyamwuga kandi tukabikora no mu ikoranabuhanga. Ni naho bigoraniye cyane. Abantu bari kuvuga ati ikibazo cy'inyatsi, ariko tubanze turebe neza. Ese iyi nyatsi ntishobora guterwa n'imikorere nk'iyo Petero yari afite, atamenye kugendana n'igihe, ariko Yesu yamugira inama agashyira mu buryo ibintu bikemera. Tubanze turebe neza ko umuti w'inyatsi uyu munsi wa none, ndi kubabwira yuko dukwiriye gusuzuma imikorere yacu kwiri kugendana n'igihe. Ushobora gukora wizenguruka, dore ko umuntu unakora mu buryo butajyanye n'igihe aravunika cyane, akoresha imbaraga ngo ibintu byemere bikanga, ariko iyo ushyize mu buryo bw'igihe ibintu bigenda neza. Haleluya. Twari tukivuga kuri analogue na digitali. Dukwiye kumenya imyumvire yacu, tukamenya imikorere yacu mu bucuruzi, mu buhinzi, ibintu byose dukora tukamenya ko tubikora kinyamwuga. Cyane cyane buriya nkunda gutega amatwi abantu bampamagara cyane ku muti w'inyatsi. Buriya mfite ibihamya byinshi kuko mvugana na benshi, mpura na benshi. Umuti w'inyatsi wa mbere dukwiye kwitaho cyane ni ukubanza kumenya ese imyumvire dufite mu gihe cya none, imikorere dufite mu gihe cya none iri kujyana n'igihe tugezemo. Cyane cyane uzahura n'abantu, wowe ukeneye umuti w'inyatsi uzahura n'abantu. Narabibabwiye mu kiganiro cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu ko hari uburyo najyaga nkoramo kera, hanyuma uzahura n'abantu muri iki gihe bakubwira ko uwo muti bawufite. Umuti kandi ntawo, kubera ko nta buryo bafite, nta buhanga babifitemo, ahubwo babihinduye ubuhahisho. Uzasanga rero bakubwira ngo ibyo turabishoboye, ahubwo kora gutya na gutya, zana amafaranga, uwo muti tuwukugezeho, azakwahirira ibyakatsi, ugende wizere ko bikunze, imikorere yawe inanirane, ahubwo inyatsi irusheho kwiyongera, kubera ko umuntu wasanze nta muti afite, ahubwo arashaka kukunyaga n'utwari wifitiye. Mwene data, hari umuti w'inyatsi uyu munsi wa none ndi kukugira. Emera kugirwa inama, wemere guhindura ikintu cyitwa imyumvire, uve muri analogue ujye muri digitali. Imirimo yawe urebe uburyo uri kuyikoramo. Urugero, nko muri gihe cya none turi kubona ikintu cyakunze kuvugwa cyane cyitwa IBM, ku babaruramari, ku bacuruzi, ku bashoramari, ku muntu wese ugerageza ibyo yakora akwiye kwemera gukoresha kiriya kintu cyitwa IBM, kubera ko gifasha umuntu mu bijyanye n'ububaruramari kandi mu buryo butamugoye no gukora ibintu bitagoye. Hanyuma rero abantu benshi baravuga bati inyatsi, akagira gutya agashaka gukora muri bwa buryo bwa analogue. Digitali ntago aragira imyumvire cyangwa ngo imujyemo neza yumva izo nama. Noneho yashaka gukora yakwepa agakubitana n'ababishinzwe bakamwandikira, bamwandikira akavuga ati umuti w'inyatsi nawe ubona gute ko iyi nayo ari inyatsi? Ndabyemera ko kuhuye n'inyatsi, ariko tubanze turebe. Ariko ntago biri guterwa n'imyumvire, ntago biri guterwa no kutajyana n'igihe, ntago biri guterwa n'imvune umuntu ari kuvunika akora ibintu mu buryo butakijyanye n'igihe. N'igihombo kirashoboka kuza mu byo ukorwa, mu bikorwa byawe, mu byo ukora, bidatewe wenda n'abakwandikiye, ahubwo wowe ubwawe banza urebe imikorere yawe ukuntu imeze. Nigeze kugira umugisha mbabwira kandi kantu wo guhura n'umuntu bita Sina Gerard, uriya tukunze kumumenya ku izina rya Nyirangarama. Ndi umwe mu bantu bagize umugisha wo guhuzwa nawe n'ubuyobozi bwacu kugira ngo atugire inama z'imikorere. Yatubwiye ko hari akantu kitwa gashya, atubwira ku kabanga, atubwira ku karusho. Aratubwira ntago burya akabanga ari kariya turi guha abantu ngo banywe, ahubwo akarusho kaba mu mikorere. Umuntu rero mu mikorere ye akwiye kugiramo akarusho. Ukwiye guhora utekereza ibishya, ukajyana n'icyerekezo, ugahora uhindura imikorere, ntugume muri analogue, haje uburyo bwa digitali. Bene data rero nagira ngo tugane ku musozo mbabwira ngo umuti w'inyatsi uri mu buryo bwinshi, nk'uko inyatsi nazo ari nyinshi zitera kwishi, imiti yazo ikaba myinshi.
ariko byose tuzagenda dukomeza kubisanga mu kiganiro. Iki ni ikiganiro cya 4, turateganya ikiganiro cya 5. Mureke dusenge kugira ngo twerekere ku musozo w'iki kiganiro, kuko ibindi byose tuzakomeza kugenda tubiganira. Bene data, Mana, twongeye kugushima kandi tugushimira abantu baduteze amatwi muri iki kiganiro. Turasaba kugira ngo amagambo tuganiriye, ndetse abantu bararushye, abantu baragowe, abantu barababaye, abantu barataka, kandi nibyo koko bafite ibibatatsa, bafite ibibarwanya. Niyo mpamvu usabye kugira ngo Mwami Imana yacu, ibitekerezo byabo, imikorere yabo habemwo umugisha wawe Mwami Imana, kandi habemwo inama zawe, bemere kugirwa inama no kumenya ko ibihe bihinduka, bamenye gukora bahindura imikorere nk'uko ibihe bigenda bihinduka, bemere kugendana n'igihe. Turagushimye kuko umwuka wawe wera agiye gushorera ibi biganiro, abantu bagahindura ibikorwa, bagahindura imyumvire, bagahindura imikorere, bakajyana nk'uko umwuka wera agiye kubagira inama muri ibi bintu. Urakoze Mana, reka imitima yabo yakire iri jambo, kandi iryakire, bagubwe neza ku bwawe Mana. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze, amen.